Naam, umuvandimwe abajije burya shaytan hari inzira nyinshi akoresha zigiye zitandukanye, ziriya nizo nabashije kugerageza gushyira hafi, ariko ni nyinshi. Hari inzira nyinshi shaytan akoresha mu kugira ngo atanishe abagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan, bavandimwe Islam, qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an aratubwira ati inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, mukuri shaytan ni umwanzi kuri mwebwe, fattakhidhuhu aduwwa, ngaho namwe ni mumugire umwanzi. Iyo umuntu cyangwa se iyo byagaragaye ko umuntu ari umwanzi wawe, akora uko ashoboye kose kugira ngo abe yanakugusha mu bibazo cyangwa se abe yaguteza ikibazo gikomeye cyane. Uzabirebe, ibi ngibi no mu bantu niko bimeze. Iyo uzi neza ko umuntu ari umwanzi wawe, hari n'igihe utangira gutekereza kuba wamugusha mu bibazo, hari n'igihe unatekereza ngo anaguye mu bibazo mfite n'ubushobozi bwo kuba namutabara, ntacyo namukorera. Ejo bundi hari umusilamu naciyeho, turimo turaganira, ambwira umusilamu mugenzi we, arambwira ati wallahi uriya muntu mwanga ku rwego rw'uko ndamutse nanamuciyeho imbwa ziri kumurya ngo namusukaho isosi ngo zikamurira icyo. Umusilamu mugenzi wawe usari, yego ndabizi ko sari, ariko bitewe n'uburyo ntamwishimira, nanamuciyeho mu nzira ngo imbwa ziri kumurya ngo namumenaho isosi rwose zikamurira icyo ngicyo, ndareba numva ngize ubwoba. Gusa avandimwe Islam, ibi ngibi biragaragaza yuko shaytan inzira akoresha mu gutanisha abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ni nyinshi, kandi Allah amaze kutubwira ko ni umwanzi kuri twebwe. Hakorwa ikirego, hakorwa gusobanukirwa ko shaytan ari umwanzi wawe, ukamwirinda burundu, ukamwirinda burundu. Icyo wasobanukirwa ukamenya ngo iyi ni inzira ya shaytan acamo kugira ngo ngereho, ngiye kuyifunga cyangwa se mukwepe, araca ngenda aca, cyangwa se ahanzi akunda guca ngiye kuhafunga burundu. Birasaba icyemezo wabamwe Islam, nta kindi, ndetse no gukomeza gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo amaze gusobanukirwa ko shaytan ari umwanzi wawe, hari na byinshi yamaze kubwira Allah subhanahu wa ta'ala. Abwiye Allah, arambwira ati aba bantu remye nzabaca iburyo, nzabaca ibumoso, nzaca hasi, nzaca imbere, nzaca inyuma, kugira ngo tu nkunde mbatanishe. Ibi byose rero iyo ubizi, ahantu uzi ngo ahangaha shaytan yarahakandagiye kandi ategereje yuko nanjye nza ngahakandagira, aho ntuzahakandagire. Ahantu uzi ngo ahangaha min manafidhi shaytan, ni namwe mu madirishya shaytani acamo kugira ngo kugereho, funga udanangire rwose. Rero avandimwe Islam, inama ya mbere mu kugira ngo umuntu yirinde shaytan ni ugusobanukirwa yuko shaytani ari umwanzi wawe. Ikindi, aho wamenya hose ko hari inzira shaytani aca kugira ngo kugereho, yifunge cyangwa se uyihunge. Uzi neza ko ahangaha haguteza ikibazo, haguteranya na Allah subhanahu wa ta'ala, tunganya, nimba byanze have ujye ahandi. Ikindi bavandimwe Islam, tunahozeho ubusabe dusaba cyane Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda shaytani n'ibigeragezo bye ndetse n'ibishuko bye, ari nabyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yakundaga kuvuga muri suratu An-Nas, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Ugakomeza gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kukurinda shaytani muri ubwo buryo. Wallahu a'lam. Tafaddal. Umuvandimwe arabajije ku bijyanye n'abashyitsi, yuko iyo tugiye kujya kubakira hari igihe tudashyiramo ingufu kuri bamwe, abandi tugashyiramo ingufu, hari nabo dushyiramo ikimenyane, abandi dushyiramo ikimenyane. Muri ubwo buryo bavandimwe Islam, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajya kutubwira kwakira abashyitsi ntabwo yigeze arobanura ngo twereke ngo abaturutse kure muzabakire gutya, abaturutse hafi muzabakire gutya. Wenda ishusho cyangwa se uburyo ki abo bashyitsi bameze n'uburyo bateye n'iki nibyo bishobora kuba byaguha ngo uyu uramwakira gutya, uyu uramwakira gutya. Hari umushyitsi waza atari burare, hari uwaza yasibye, hari uwaza arimo aranihuta ahubwo hari ibyo akuzaniye ahita yigendera, hari uwaza ari burare, hari uwaza nawe ari burare iminsi 2 cyangwa se uri burare iminsi 3. Aba bose bitewe n'uburyo bajemo ndetse n'ikibagenza byaguha ishusho yo kubakira, birikumvikana. Ariko ntibizabe ari ukuvuga ngo ni gahunda nihaye, uva mu ntara nzamwakira gutya, uva aha mu mujyi nzamwakira gutya, bitewe n'uburyo ajemo. Hari uwaza kubwira ati bare bantumye ngo nkuzanire, uyu nawe ni umushyitsi kuri wowe, birikumvikana. Hamwe nuko ni intumwa igize icyo igiye kukuzanira bari bayihaye. Uyu nguyu ari bwakirwe wenda bitandukanye
n'uwaza aturutse mu ntara ari bunakenere wenda ko arabanza no koga, arananiwe, arakenera kuruhuka, ntabwo uyiwaza kuzana ikintu ngo bari banzaniye ngo nguhereze utumye uti oya tegereza twanagusasiye urava ahangaha nyuma y'amasaha runaka, ubanza uruhuke, ubanza uryame, turanaguha isume, ubanza ukarabe. Ntabwo byakunda. Wenda akeneye gusubiraho vuba vuba ababwire uko gahunda yari igenze. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam yatugaragarije yuko muri make tugomba kwakira neza abashyitsi bacu, kandi nk'uko rwose mukunze kubivuga ngo abashyitsi ni abami, ujye ureka umushyitsi yibera umwami, ariko nawe ntakaze ngo abigire urwitwazo ngo abe umwami, ngo narangiza ngo abyiyumvemo ko ari umwami mu rugo rw'abandi, atangire no kugera mu byumba by'abandi, atangire no kuza gutanga ibitekerezo bimwe na bimwe mu bintu bitamureba, ngo ariko izi ntebe mwazihindura da cyangwa mukazisohora hanze, cyangwa se wenda mwatetse ngo ibi ntabwo byari ngombwa ko uyu munsi mubiteka, uyu munsi mwari kwitekera ibijumba. Hari abaza muri ubwo buryo. Umushyitsi aho ageze barakubwira ngo umushyitsi, hari bamwe mu bamenyi batubwira ngo umushyitsi muri make ni wa wundi ugenda nk'impumyi, ni wa wundi ugenda nk'impumyi ngo agasohoka nk'ikiragi, agenda nk'impumyi agasohoka nk'iki, ngo aragiye agerageze ahisha amaso, niyagira ikimucika nasohoka ngo asohoke nk'ikiragi. Ntabwo ari ukugenda agenda kubwira abantu abwira ati muzi ibyo mwabonye mu rugo rwa runaka, maraye iminsi 3 ariko ibyo mwaboneye mw'abantu nagahomamunwa. Ntabwo ari uko, ngo ni ukugenda ukinjira nk'impumyi, uhishe amaso yawe, wubika umutwe, utaza kuza kureba ibyo abantu batashaka kunareba. Nunasohoka sohoka ufunze umunwa. Wenda ushobora kugerageza kurinda amaso yawe ntako utagize, hakagira ikigucika, ukaba wareba nyir'urugo wenda yaratambutse yambaye ikabutura, ahantu hari rido rirangaye gato, ukaba wareba wenda afite inkovu ku mavi, ugasohoka hanze uri kujya kubwira abantu ati burya bwose uriya muntu uko mureba kuriya n'amafuresheri afite, ariko inkovu afite ku mubiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bityo rero injira, muko bamenya tubwiye ati ngo injira nk'impumyi rwose, nunasohoka uyisohokere nk'ikiragi. Ariko gahunda yo kwakira abashyitsi tujye tuyikora neza, tuyinoze, tunashishikaye. Tafadhal. Ikibazo cya mbere yarabajije ni bijyanye na sujud ziri mu swala. Izo ngizo sinzi nimba wenda hari ikibazo twaba tuzifiteho. Turi gusari salatu dhuhur, salatu al-asr, salatu al-isha, uko byagenda kose turajya sujud. Izo ndumva nta kibazo tuzifiteho. Hakagira sujud udasari. Sujudu sahw. Urashaka kumenya ngo ni ryari tuzisari imbere ya salam, ni ryari tuzikora nyuma ya salam. Ahlul ilm abamenyi muri fiqhi bagerageje gushingira kuri dalil, batugaragariza ukuntu bitandukanye. Mu swala hashobora kubamo ikintu cyitwa kugabanya cyangwa se kongera. Hashobora kuba ikintu cyitwa kugabanya cyangwa se kongera. Iyo twavuze kugabanya, ni bimwe mu bikorwa biri mu swala uba wisanze ugabanyije, ariko nabwo bigomba kuba atari inkingi. Imma ni icyitwa ibyangombwa by'iswala. Ibyangombwa by'iswala ibyinshi biza biri mu mvugo, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbana walakal hamd, muri ubwo buryo. Mu bindi bigaragaza ibyangombwa, mu byangombwa by'iswala harimo icyo ya tahiyatu twicara bwa mbere, kwa kwicara kwa mbere ku swala tuba turi bwicaremo inshuro ebyiri, ibyo bakunda kwita tahiyatu ya mbere na tahiyatu ya kabiri. Atahiyatu ya mbere iyo wayibagiwe witwa yuko ugabanyije mu swala. Hari ibyo ugomba gukora ariko uragabanyije mu swala. Na za subhana rabbiyal a'la zira adhkari dukora turi mu swala, hari aho ushobora kuyibagirwa, ubwo nabwo ugabanyije hehe mu swala. Kuko iki kintu utakoze cyari kiri mu swala, sujudu sahwi yo kugira ngo ize kuza kubyuzuriza cyangwa se kubitunganya, ibigomba kuza mu swala. Ibigomba kuza hehe mu swala. Ni hahandi mbere yuko imamu atora salam ahita abanza akajya hehe kuri sujudi. Nubango iyi sujudu sahwi ije mu swala. Ariko hakabaho icya kabiri twavuze cyitwa kongera. Ni cyaje twa turimo turasari, tugiye kubona tubonye imamu tujyanye ruku inshuro nk'ebyiri. Sami Allahu liman hamida, imamu ashobora kwibagirwa tukisanga yongeye kujyana ruku, Allahu akbar, isajya ruku. Hano ayongeyemo ruku itari iri hehe mu swala, ntabwo yari ihari. Cyangwa se kuba tumaze gusarira raka ya kane kuri salatu dhuhur, imamu aribagiwe ahise ahaguruka kuri raka ya kangahe ya gatanu. Hano agiye kongeramo ikintu kitari kiri hehe mu swala. Ubu rero iyo hari inyongera mu swala, abamenyi batugaragariza ngo sujudu sahwi, sujudu sahwi y'iki kintu cyaje kitari kiri mu swala
n'ubundi sujudu sahwi yacyo ibigomba kuza hanze y'iswala. Ni ryari? Ni igihe imamu ahita atora salamu, yamara gutora salamu hano iswala ibikoze iki? Ibirangiye. Kubera ko hari ikintu twazanye kiri mu swala, ubwo ya sujudu sahwi uyu ni umwanya wayo. Twabanje kuva mu swala turagaruka dukore sujudu sahwi tubone twatora salamu. Ubwo icyitwa inyongera itari mu swala, sujudu sahwi yacu iba ryari? Nyuma y'iswala. Icyo wagabanyije cyitwa ko cyari kiri mu swala, ubwo sujudu sahwi yacu iraza hehe? Iraza mu swala, wallahu a'lam. Hanyuma ikindi kibazo ku bijyanye na za sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubwiye, sunna za raka 12. Nta kibazo. Sunna za raka 12 ku munsi. Mbere ya salatul fajr raka 2, mbere ya salatul fajr raka zingahe? Nyuma nta raka zindi zihari, nta sunna ihari. Hanyuma mbere ya salatu adh-dhuhr raka 4, ubwo zibaye zingahe? 6. Nyuma ya salatu adh-dhuhr hari raka 2 zibaye 8. Salatul asr ari mbere ari na nyuma nta kintu gihari, uretse ko hari hadithi n'uwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaye yuko hari ubwo Rasul yajyaga anyuzamo agasarira raka 4 mbere yuko asari salatu al-asr, ariko izi ntabwo zibarirwa muri za zindi. Ubwo kuri salatu al-asr tubonye ko ari nta gihari, twe tugeze ku mubare kangahe? 8. Hanyuma nyuma ya salatu al-maghrib hari 2, hari 2 mbere nta gihari, ubwo zibaye 10. Mbere ya salatu al-isha nta gihari, ubwo gihari nyuma ya salatu al-isha, ubwo zibaye 10. zibaye 12 afwan. Izi Rasul sallallahu alaihi wasallam agaragaje yuko ngo uzazihozaho akazisari Allah azamubakira mu juru inzu. Allah azakubakira inzu hehe? Mu ijuru. Iyi ni dalili kugaragariza yuko uzisari ni nkaho bamubwiye ngo uzajya hehe? Mu ijuru. Kuko iriya nzu Allah azakubakira mu ijuru ntabwo ari yawe uzakodesha, ntabwo ari yo gukodesha, ntabwo ari yo gushyiramo abantu bajye kwikoramo business, ni yawe Allah azakubakira, bimaana azakubakira mu ijuru anagutuze muri ya nzu. Biri kumvikana? Rero hari ubwo tumara gusari hakaba hari darsa ibigiye kuba. Iyi darsa ni byiza yuko uwaza kuyicaramo yajya abanza gusari za raka 2, yajya abanza gusari za raka 2, kubera ko iyi darsa ntabwo ibije gusimbura ziriya raka 2. Iyi darsa ibije kugira ngo dukomeze kwigira hamwe ndetse no gusobanukirwa mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mastata'na, ibyo tubashije, ariko ntabwo iyi darsa ibije kuraho ziriya raka 2. Ziriya raka 2 Rasul iyo atazisaraga nuko habaga hari impamvu nk'impamvu y'urugendo, wallahu a'lam. Ikibazo cy'igitege no kwicara ni byiza imamu isitawu umuntu ahagarara cyangwa ni byiza ko yicara? Imamu arimo arabwira abasilamu ngo batunganye imirongo, hanyuma se uwicaye ni uwuhe? Bicaye hasi ku ntebe? Wenda kubw'ikibazo bafite. Yego. طيب. bavandimwe Islam, ku kijyanye no guhaguruka tugiye gusari, abamenyi batubwira ikhtalafa al-ahlu al-ilm fi dhalik. Abamenyi batubwira bagize ugutandukana mu kubaza ngo ni ryari duhaguruka igihe tugiye gusari. Wal amru fi dhalika si'a, kandi ibi byose bavandimwe Islam, iyi khilafi irahanga ntabwo ari khilafi igaragaza yuko abani bakora ibi ngo nibo bari kukuri, abani bakora ibi bari kukuri, bose bari kukuri. Ariko ibyiza ni ibihe, cyangwa se wenda ibyo umuyisilamu yakurikiza ni ibihe? Hari abavuze bati mu gihe tubona ko imamu yinjiye mu musigiti twese tutaduhaguruka, twese duhita duhaguruka tukimubona ahageze. Abandi bati turakomeza tukicara, muadhin nagera ku jambo qad qamati as-salatu qad qamati as-sala, abariko dukora iki? Duhaguruka. Wal amru fi dhalika si'a. Ibyo byose rero ab'Islam nta kuvuga ngo wenda ngo ibingibi ngo bazabikora nibo beza, abazakora ibingibi nibo babi. Uzabasha guhaguruka imamu yinjiye azahaguruke, uzabasha guhaguruka ariko bavuze qad qamati as-sala nawe azahaguruke mu bimworoheye. Hanyuma harimo wenda abakomeza kwicara kubera impamvu z'uko
batabasha gusari bahagaze, abo ngabo nabo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ntabwo twabahatira ko bagomba guhaguruka n'itegeko kandi wenda no guhaguruka atabibashije. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo ku bijyanye no gufunga isofa, ariko mu sofa harimo abantu bari buze kuza kwicara ku ntebe. Al-aslu ubundi bava mu Islam, aslu yo kugira ngo umuntu yemererwe gusari yicaye, abamenyi batugaragarije yuko atari ukwicara ku ntebe, ahubwo ari ukwicara hasi, ari ukwicara hasi. Iyo bitamukundiye nabwo kubera ikibazo, ubwo nibwo azamuka akaba yakicara ku ntebe. Tayib, iyi ntebe ijya herera? Iyi ntebe ishyirwa ku sofa ku buryo uri buze kuza kuyicaraho ari bwisange intugu ze n'iza bagenzi be ziri biringaniye. Hari abajya ku sofa akayegeza inyuma, ahubwo akisanga ibirenge bye n'ibya bagenzi be bikoze iki? Uyaba ari inyuma y'isofa. Hari ushyiraho intebe akayegeza inyuma, hanyuma akaringaniza ibirenge bye n'iby'abari ku murongo. Ntabwo ari uko biteye, ahubwo ugomba kujya ku sofa ku buryo n'uba wicaye, waba urambije, waba wicaye ku ntebe, uri bwisange urutugu rwawe, intugu zawe n'iz'abandi bahagaze zose ziraringaniye. Niyo mpamvu muri sunna zimwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga abaswaba be gutonda umurongo maze intugu ziringanire, gutonda umurongo maze intugu zikora iki? Ziringanire. N'uyu wicaye iki kiramureba, nuko ari bwicare intugu ze n'iza bagenzi be zikoze iki? Ziringaniye. Muzanisanga niyo mwicaye hasi kuri atahiyatu, n'ubundi muba mukomeza kuba mukiri kumwe n'abangaba bicaye ku ntebe. Mwebwe mwicaye mutari ku ntebe, n'uyicaye ku ntebe iyo yagerageje neza gutunganya intugu ze n'iza bagenzi be, niyo mwicaye namwe nawe musanga ari ku murongo neza. Naho uwagenda imbere cyangwa akagenda inyuma aba yishe umurongo. Wallahu a'lam. Ikibazo kugabanya ubwanwa urimo urabusukura awala nava mu Islam, kogosha ubwanwa mu Islam ni haram, kogosha ubwanwa mu Islam ni haram. Wadalilu ala dhalik, dalil ibigaragaza na hinwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatanze itegeko. Na mbere yuko tumenye yuko Rasul yatanze itegeko, aya muri Qur'an Allah ratubwira ati wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Allah subhanahu wa ta'ala ratubwira ati ntabwo byari bikwiye yuko abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala b'igitsina gabo cyangwa se b'igitsina gore, Allah n'intumwa ye batanze itegeko yuko twe twabigiramo kujya kubitekerezaho, ahubwo abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bumvishe itegeko rya Allah, bumvishe itegeko ry'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nuko hakurikiraho ibintu bibiri byihuse: icyitwa sami'na, twumvishe, wa ata'na, dushyize no mu bikorwa. Ntabwo ari sami'na twumvishe byatugeze mu matwi, wa asayna turigometse. Rero Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanze itegeko, abwira iyi umma arabwira ati awful liha, mujye mutereka ubwanwa, nibigera kuri buno bwanwa bwa hejuru bakunda kwita amashurubu, aba ari bwo muzajya mugabanyaho cyangwa se mugogoshe. Ariko ubwanwa Rasul yaduhaye itegeko ryo kubutereka. Hanyuma icyitwa kujya kubugabanya, icyo ngicyo ari abamenyi bagaragaje ko kugira ngo ujye kubugabanya, ujya kureba ugasanga abajya kubugabanya muri twebwe ari nk'aho ari nabo, yuko ngo ari ukubanza bwose ukabufata ukabufungira mu gipfunsi, hanyuma uburenzeho akaba ari bwo ukuraho. Hari igihe usanga umuntu ubwanwa afite ntabwo bwajya anabushyize aha ngaha mu ntoki ebyiri butaharenga, ariko ngo bari kubugabanya kugira ngo ugize n'uko nk'uko ukawushyira aha ngaha ntibwaharenga. So ubw'igipfunsi bwo uzabugeraho ryari? Kana n'ibyo guconga ibyo ngibyo bireke, utazabuconga ugashiduka ahubwo unabwogoshe. Tafadhali. Tayib, arabaza ati kuno tuba twicaye turimo turumva darsa, hakagira uwicara mu nguni, hakagira uwicara inyuma hakurya iriya, bani bakicara hirya, ngo se bya biri mu muco w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugiye kureba usanga biri khilafu sunna, biri bihabanye na sunna y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yabaga ari kwigisha abaswaba be, batugaragariza yuko bamwegeraga. Bakoraga iki? Baramwegeraga, ntago babwaga batatanye, illa kereka habonetse impamvu yuko naba yicayemo hano hagati umugongo uramurya agakenera kujya kwegama, fala ba'sa bidhalik, uwa bafite impamvu ma'dhur. Iyo ngo bafite impamvu,
ariko hari abandi bo baza bakicarira hakurya iri inyuma nta n'ikibazo nta n'iki, ukibaza se ari muri darasa cyangwa ntabwo ari muri darasa. No mu fadila zo kuba turi hamwe naho Allah subhanahu wa ta'ala yagiye gutanga impuhwe ze kuri bano bantu bari hamwe muri darasa, n'uwaje yewe wicariye warangaye uwo mbona w'ifadila zimugeraho, ariko turi hamwe twese nibyo byiza jama'atan, nabyo bigaragaza jama'a muri darasa. Wallahu a'lam. Ikibazo cya mbere abajije ni kubijyanye na takbira zo ku munsi w'Eid. Bavandimwe mu Islam, iriya takbira ni ibada, kubera yuko Allah muri Qur'ani yaranayishimangiye ubwo yatubwiraga ati walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Murangije gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, mukomeze musingize Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse munamukuza muri takbira kandi muhanika amajwi, biri kumvikana. Ndetse na Eidul Adha nabyo nuko muri suratul Hajj Allah subhanahu wa ta'ala nabwo bigaragaje yuko tugomba gukomeza gukuza Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kumusingiza no kujya kinwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byaragaragaye. Ariko hari uburyo bamwe mu bantu bamenyereye, buriya buryo ntaho buri mu bitabo, uburyo bumeze nko kudikta abantu, umwe avuga agaceceka abandi bagasubiramo, buriya ntaho buri, nta naho bwigeze bugaragara mu bitabo. Ahubwo uburyo bwa nyabwo ni uburyo bwenda kumera nk'ubwo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yasohokaga ari gutora takbira cyangwa se ari kuvuga zira takbira, bamwe mu bantu bakagendera kuri takbira ye, yabaga hanitse ijwi, yaca ku bantu akagira abantu mbese bimera nko kumwigana, bajyanirana nawe mu njyana ye, yani yukabbiruna bitakbirihi, babaga barimo baravuga nk'ibyo ari kuvuga, ariko bitari kuvuga ngo aravuga basubiremo, avuge basubiremo. Uko ari kugenda avuga ati Allahu akbar Allahu akbar, ngo hari undi wenda uri ku ruhande nawe uri kugenda ajyanirana nawe muri ubwo buryo, biri kumvikana. So ubwo rero uburyo bwa nyabwo bwa takbira ni uko wenda hashobora kuba haboneka umuntu umwe uri kurangurura ijwi, hanyuma hakagira umuntu umujyana n'uyu nguyu, babiri batatu bajyanirana n'uyu nguyu, kimwe nuko bitari ngombwa yuko twese 100% tujyanirana n'ijwi ry'uriya muntu umwe, ahubwo ushobora gusanga nawe hari abandi babiri batatu nabo bari ukwabo bari kuzamura takbira yabo. Ahamu shay nuko haboneka yuko twese twaranguruye amajwi turi gukora takbira, handi hakirindwa cya kintu cyo kuvuga ngo bantu barimo barabadikta, uyu ngo arimo aravuga takbira hanyuma agaceceka, aba bagasubiramo, hashira umwanya akavuga irindi jambo rikurikiraho agaceceka, abanga bakaza bagasubiramo, biriya ntaho biri. Wallahu a'lam. Hanyuma ikibazo kirebana no kuba waba uri gusari hakagira umuntu uguca iruhande, bavandimwe Islam, twatojwe umuco mwiza w'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuko mbere yuko usari wagira icyo ushyira imbere yawe cyitwa sutra. Abamenyi bakanatugaragariza yuko na Rasul sallallahu alaihi wasallam ahubwo iyo babaga ari ku rugendo ngo hari niyo yagendanaga kugira ngo n'abari gusari yibuke ayitereke imbere ye. طيب في هذه القضية مسائل كثيرة. Kuri iki ngiki harimo masail nyinshi zigiye zitandukanye, ariko iyo byagucitse ukisanga uri gusari ntago wigeze wibuka gushyiraho sutra, ugiye kuguca imbere nabwo bigaragara niho honyine abonye inzira, nta handi, kubera yuko ashobora kuba agiye kuhaca akabona kuri gusari, aguciye inyuma yabona inzira, ariko arimo arabona imbere yawe niho honyine hari inzira, nta n'ahandi hantu hari inzira. Byagenda gute? Uyu nguyu iyo byagaragaye yuko nta handi hantu ari buze kuza guca uretse ko ari buze kuza guca imbere yawe, ngo yirinda kukwegera ngo anegere hahandi uri bushyire uburanga, yirinda kukwegera ngo anegere hahandi ari bushyire uburanga, ahubwo agerageza kukwitarura kugeza ubwo ari bujye kure yaho uri buze kuza gushyira iki uburanga. Ahangaho ni handi yo kuvuga ngo wenda yibagiye gushyiraho sutra, nta niyo mbona hano mu musigiti ngo mbe nayimushyiriraho, nta nicyo naterekaho ngo ntambuke nacyo nyikureho maze guta. Cyitwa yuko ushobora kuba imam ari kudusarisha, hanyuma twe turi gusarishwa hakagira umuntu ushaka kuducamo hagati, wenda avuye muri ruriya rugi arimo aratambuka umwanya uri ahangaha, cyangwa se wenda hari ikimubayeho arashaka gusohoka ariko biramusaba guca hagati mu sofa. Biragenda gute? Abamenyi batugaragarije yuko ibyo ngibyo biremewe, kubera yuko uba uri kurindwa yuko atacibwa imbere ninde ni imam. Ariko mu gihe bari kudusarisha hagati mu sofa akagira uwatambukamo kubw'impamvu ni hari yabonye umwanya, biramusaba guca hagati mu sofa akajya muri uriya mwanya, cyangwa se wenda arashaka gusohoka kubw'impamvu agiye kujya gutawaza, biramusaba gucamo hagati, fala ba'sa bidhalik, ntacyo bitwaye. Wallahu a'lam.